dore umunsi mwiza utazibagirana mu buzima, umunsi umuntu yishimira akagira akanyamuneza akishimira cyane ibyiza yagezeho. Umusore n'umukobwa bamara igihe kirekire bawuhimbanira baganira ku byinshi bakagusha ku ntego yo kuzubaka urugo, kugeza igihe uwo munsi wujurijwe nk'uko bawutegereje bihanganye, maze inshuti n'umuryango bagateranirizwa hamwe bishimira icyo abana babo bagezeho, bifuza kuzagera ku ntego yo kubaka urugo mu buzima bwabo bwose. Abasaba kutazigera bibagirwa urugendo bakoze igihe bahuraga, bifurizanya ibyiza cyane no kugera ku rukundo rwo kuzubaka umuryango mugari. Abandi bahereze kuzagera ku cyo mwiyemeje kuzakora kandi mukigejejweho n'ubuntu bw'Imana. Mujugunya kure icyabatandukanya, mubasha kwimakaza amahoro mu muryango, mwubaka ubusugire bw'urugo. Dore impamvu nyamukuru itumije mbasabira kuzabana neza, ni uko bamwe bakundana bakaza kubaka urwabo nyuma bakibagirwa, maze ikiraro bambukiyeho bombi bakaza kukibagirwa bagahemuka bihemura. Ntimukiri abanyu ngo mwigenge, mugomba kugengwa n'uwabahanze, mukita ku nshingano zo kubaka urugo, mugakomeza urugendo mukagera ku ntego mwiyemeje. Ntimukazibagirwe icyo kiraro mwambukiyeho mwembi kugira ngo mutazibuka muhemukirana maze mugahemuka mwihemura. Ntimukibagirwe umuco mwiza mwahawe n'ababyeyi, maze uburere bwiza